Ni ku nshuro ya gatandatu kaminuza ya East African University Rwanda ishyize ku isoko ry'umurimo abanyeshuri bayirangirijemo mu mashami atandukanye. Abanyeshuri basoje amasomo muri kaminuza bavuga ko ari ibyishimo kuri bo n'imiryango yabo yari yitabiriye uyu muhango wabereye mu karere ka Nyagatare, bityo ngo ubumenyi bahakuye ni impamvu izabafasha kwibeshaho ndetse no kubaka igihugu. Twaba dusoje kwiga, twaba tugiye hanze natwe baratwigishije, twaba dusoje kwiga, ni iby'agaciro byinshi, turabyishimiye cyane. Business nize nzayikomeza hanze, ngende nyi practicing, nanjye ngende nihangira imirimo. Tugenda rero ku isoko ryacu ry'igihugu nk'u Rwanda muri development ya tourism and hotel management, harimo opportunity kuri njye, motivation iza kuri njye kandi no gutinyuka kubona yuko ibintu byose bishoboka binyuze mu gushinga business nkatanga akazi. Ndashima Imana yanshoboje, ariko intumbero numva afite hanyuma y'ahangaha shingiye ku bumenyi bufite ireme East African University Rwanda yaduhaye, igiye kubukura mu magambo uko twabyize, ahubwo nkabushyira mu ngero kuko twahawe package ihagije. Umuyobozi mukuru wa kaminuza ya East African University Rwanda, Professor Kabera Calixte, avuga ko usibye gutanga amasomo afasha abaharangirije kwiteza imbere, ngo banabatoza kuba abaturage beza bafite indangagaciro ziboneye nk'umusingi wa byose. Impamyabushobozi n'impamyabumenyi uyu munsi igikorwa gikomeye cyane kuko niwo musaruro mu by'ukuri w'akazi dukora umunsi ku wundi, uko kwigisha abanyeshuri bakayibyaza umusaruro kandi bagakomeza kuba abaturage nyabo, kuko ubwenge ni bwiza ariko iyo bwubakiye ku bumuntu. Dr. Edwige Kampire, umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru na kaminuza HEC, avuga ko uburezi abanyeshuri bakuye muri kaminuza ya East African University Rwanda ari umusingi wo kubaka igihugu, bityo asaba abaharangirije kujya guhindura imibereho n'iterambere ry'aho batuye ndetse n'igihugu muri rusange. East Africa is rising, but Afrika y'Iburasirazuba iri gutera imbere. Dukeneye abatekereza cyane, nimugende mukore mu mashuri no mu laboratwari mwigiyemo byinshi byabafasha kwihangira imirimo ibyara inyungu igirira umumaro w'ishuri ndetse namwe ubwanyu. Ariko ibyo byose it's not only about profits, it is about purpose. Kuri iyi nshuro ya gatandatu abagera kuri 528 nibo bashyizwe ku isoko ry'umurimo na kaminuza ya East African University Rwanda. Aba barimo 521 bahawe impamyabumenyi z'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelor's degree, 4 barangije mu cyiciro cya mbere cya kaminuza ndetse na 4 barangije amasomo y'igihe gito. Uku kwambika abasoje muri iyi kaminuza byahuriranye n'isabukuru y'imyaka 10 imaze itanga umusanzu mu burezi bw'u Rwanda. Jamali Habarurema, Isango Star, mu karere ka Nyagatare ho mu ntara y'Iburasirazuba.